Twongeye kubaha ikaze abakomeje gukurikirana ibiganiro bya Amora Max TV. Dukomeje kwifuriza ibihe byiza mwebwe mwahisemo gukora subscribe, abakoze share, comments ndetse na like. Mwebwe mwabikoze, reka tubashimire cyane. Hanyuma duherukana ubwo utwaganiraga ku itandukaniro hagati y'amarangamutima ndetse n'urukundo nyirizina. Uyu munsi rero ushobora kwibaza uti ese koko nyuma yo kubona amarangamutima icyo ari cyo ndetse n'urukundo icyo ari cyo, ubundi ni gute namenya ese rwo rukundo ubundi rugira iki gishobora gutuma narwinjiramo, cyangwa se ni bwoko ki kugira ngo mbyinjiremo byose mbizi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amoko y'urukundo. Ushobora kuba wari uzi ko bitabaho ariko bibaho cyane. Yego turakundwa tukanakundana, ariko usanga ikibazo nka urankunda cyangwa se kubwira umuntu uti ndagukunda ari ibintu bihoraho mu buzima bwa buri munsi. Mubyeyi ntatinya kubwira umwana we kamukunda, abavandimwe bashobora kubibwirana, abashakanye bo nakarusho. Nyamara iyo urebye uko abavandimwe bakundana usanga bihawanye n'uko abashakanye bakundana, dore ko mu gihe urukundo mu bashakanye rutuma bakorana imibonano, ariko abavukana ntibabikora. Ibyo ntibishoboka, turabizi. None se ubundi urukundo rugira amoko? Ni ijambo rimwe, ni yego. Reka muri iyi nkuru turebere hamwe amwe mu moko y'urukundo twifashishije ubumenyi ndetse n'inyandiko z'Abagiriki, dore ko ari nabo bahaye inyito urukundo. Hanyuma rero nk'uko dusanzwe tubizi, buri kintu kigira icyacyo, ni nayo mpamvu urukundo narwo rugira amoko. Turahera ku ijambo ry'Ikigereki cyangwa se inyito ya mbere bahaye urukundo, ni ijambo rimwe ryo mu Kigereki rivuga ngo ni eros. Eros ni urukundo hagati y'umusore n'inkumi, umugabo n'umugore. Ni urukundo ruba rushingiye ku marangamutima kandi rukaba urukundo ruganisha ku mibonano mpuzabitsina. Niba kubwira ngo urukundo ni impumyi, ni uruba bavuga kuko urufite hari byinshi atitaho, hari ibyo yirengagiza, kuko ari rwo ruba rumuyobora. Urukundo nta mupaka rugira, ibyo turabizi. Urunguru ni wisanga rero rufite, uzamenye yuko ufite ubwoko bw'urukundo rwa eros. Tunyarukire ku bwoko bwa kabiri bw'urukundo dukesha nyandiko ndetse n'ubumenyi bw'Abagiriki. Ni urukundo bakunze kwita cyangwa se bahaye inyito ya philia cyangwa se philos. Aha ni mu Kigereki, tubibutse neza. Ufite urukundo afata uwo akunda nka mugenzi we, kandi ntirushingira ku kindi, ahubwo ni ukubona umuntu ukumva uramukunze. Ni rwo rukundo usanga mu bakorana, abigana, abavukana mu gace, ubwo ni abaturanyi, abahuriye ku mbuga nkoranyambaga, ngo kuri bo n'izindi zishoboka. Rwa rundi rwa eros narwo rurashoboka, kandi uru rukundo ntaho ruhurira n'imibonano mpuzabitsina, philia cyangwa philos. Ni rwo turi kuvugaho. Urunguru rero ni hahandi ushobora gusanga wowe uri kumva iki kiganiro ushobora kuvuga uti wow, uzi koko mfite uru rukundo nirwo mfitiye mugenzi wanjye, wa mwana twakuranye, mwe twariranywe. Ahangaha niwibonamo umenye ko ufite urukundo rwa philia cyangwa se philos. Hanyuma tunyarukire ku bwoko bwa gatatu twise storge. Nubwo uru rukundo rufite byinshi ruhuriyeho na philia, ariko rufite umwihariko wo kuba rwo ari urukundo hagati y'abafitanye isano ya bugufi, cyane cyane abavandimwe, ababyeyi ndetse n'abana babo. Gusa ushobora no kurusanga mu rungano, cyane cyane babyirukanye bagakomeza kunga ubumwe. Hamwe bavuga ngo hari inshuti kurutira umuvandimwe. Hahandi uzasanga inshuti y'ingenzi yawe cyangwa se wa muntu mwahuye mukabana mu buzima bushaririye akurutira wa muvandimwe mwavukanye. Mu Giswahili niho bavuga ngo damu nzito kuliko maji, cyangwa se amaraso aremera kuruta amazi. Ntabwo ibyo tubyirengagiza, ariko hari igihe inshuti kurutira umuvandimwe bitewe n'ibyo mwacanyemo cyangwa se n'uburyo wowe ubibonamo. Icya kane rero, cyangwa se ubwoko bwa kane bw'urukundo cyangwa se bw'inkundo, ni ubwoko bwitwa ludus. Uru rukundo nubwo rufitanye isano ya hafi na eros, rwa rukundo rwa mbere twababwiye,
ariko narwo ahanini usanga ruboneka mu bakiri bato, ibikunze kwitwa adolescence. Ya marangamutima tugira iyo turi mu rukundo rushya, burya ni rudasi bitera. Umutima gusimbuka ubonye cyangwa uhamagawe n'ukunda, kumva akoba muri wowe, isoni se, byose ni ibimenyetso bya rudasi. Ahangaha rero niyo mpamvu twabwiye ko nk'uko abyaramwe ntiba muri bubone ko bamwe muri mwe mushobora kuba mufite uru rukundo, wenda mudashobora kuba mwabibwira abo mukunda, menya ngo nibura uherereye muri aka gace. Hanyuma ubwoko bwa gatanu, ubwoko bw'urukundo rwitwa mania. Ufite ubwoko bw'urukundo aba yumva nta wundi wavugisha wakunda uretse we gusa, mbese aba ashaka kumwiharira wese. Kenshi bibaho iyo wananiwe kuyobora neza amarangamutima yawe cyangwa se ukabona bitaguhagije. Iyo ukunda nawe ameze nkawe biroroha, ariko iyo mudahuje iyo myumvire hazamo gupfira muri nyagasani cyangwa se gushwana hagati yanyu. Imwe twabwiye ko ntago ibintu byose byaba uko tubishaka, ntago abantu bose bahuza ibintu kimwe nuko hari ababihuza, aho biba biryoshye cyane. Ubwoko bwa gatandatu bwitwa pragma. Uru ni rwo rukundo rumaze igihe, rurambye, ugasanga bashakanye bamaranye imyaka myinshi. Uru rukundo kenshi ruragoranye kurubona, gusa rubaho, ibyo turabizi. Ruba rumaze kurenga ibigaragara, kurenga ibyiyumviro, ahubwo rukagera ku kugirana inama ndetse n'impuhwe, igishyika, kwihangana ndetse no kunga ubumwe. Aba rero ni babandi bashakanye, ba mama, ba papa, ba masenge, ba marume ndetse n'abandi tugenda tubona hanze kimwe n'abavandimwe n'inshuti. Ubwoko bwa karindwi ni ubwoko bwitwa philotia. Burya ngo ujye gutera uburezi arabwibanza. Uru ni urukundo umuntu bwiyikunda, urwo wikunda wowe, ubwo uriya yikunda, urwo njyewe nikunda. Ni ukuvuga ngo ntiwatanga icyo udafite, ibyo ntibishoboka. Kuko bivugwa na Aristote, umwe mu bacurabwenge rero babayeho kera, urukundo tugaragariza bagenzi bacu cyangwa se urukundo abandi tubagaragariza rwerekana urwo twebwe ubwacu tubasha kwikunda. Niba utabasha kwikunda, ntabwo bishoboka kuzakunda mugenzi wawe, ibyo ntabwo uzabibasha. Ubwoko bw'urukundo tugiye gusozerizaho babwita agape. Uru mu Kinyarwanda nirwo bakunze kwita urukundo rwa kivandimwe. Ni urukundo rusaba kwitanga, kwiyibagirwa, rutagira ikindi kintu na kimwe rushingiraho. Abakristo ubundi ni rwo rukundo basabwe na Yezu, gukundana ndetse n'Imana muri rusange. Ni urukundo rurenga ibyo twe nk'abantu twakwishoboza. Urukundo ruvuga ko abantu bakwiye gukundana batarebye isura, isano, ubwoko, inyungu, inkomoko, ibara ndetse n'ibindi. Ahangaha bavugaga ibara ry'uruhu. Ahangaha rero ni urukundo rutagira umupaka nk'uko nabibabwiye, rurangwa no kubabarira uko waba wakosherejwe kose. Uko byaremwe rero, ngizi ingero cyangwa se ngubu ubwoko bw'urukundo uyu munsi twari twabateguriye. Ejo cyangwa ejo bundi utazagwa mu mutego ukavuga ngo njye ntago nari mbizi, uyu ntago nari nzi ko nkunda runo rukundo. Oya, niba wabonye ko muri ubu buryo twagiye tukubwira hejuru aha, twakubwiye rose, tukubwira ludas, tugenda tukubwira philia cyangwa se philos, tumanukana n'urwitwa pragma, dukomeza tugendana n'urwitwa storge. Twagiye tubabwira ubwoko bugiye butandukanye, harimo ubwo bita philotia ndetse na agape. Rero hari ubwo wiyumvisemo umwe muri ubu bwoko, gerageza niba hari ubwo ushobora guhindura bitewe n'uko mubana ateye cyangwa se uteye, ubuhindure. Iyo ntacyo baguhinduraho, ibyo ntacyo bitwaye. Hanyuma rero dukomeze kubashishikariza kudutera inkunga biciye muri subscribe, kandi akunzogera itukura aho ngaho hasi yawe uri kubona. Hanyuma numara gukora subscribe kandi like
share and comment kugira ngo tubone koko niba ibiganiro tukugezaho uba wabikunze ushaka no guduha igitekerezo ibyo ngibyo nabyo urabyemerewe. Hanyuma rero reka tuzakomezanye n'ibiganiro byacu ubutaha. Bye.